ati bashatse kunyica bakoresheje imodoka y'umuntu, uwo muntu niwe wandabuye, bari bapanze ko imodoka imugonga. Ngaho nimunyumvire akarere Banyenyanza muba mumbwira ngo rwose sinkabavuge sinkagire gute, ibintu biravugwa kuri DPC, bikavuga kuri DCI, bikavuga kuri meya, ubwo muragira ngo Karegeya yakora iki? Hanyuma byarangira ubwo raporo ya ACV abashyira kuri ntawe nubwo byari gutangaza akarere kameze gutya kugira ngo kabe kaza imbere, kuko ikigaragara ni uko abayobozi bahugiye mu bindi bakunzi ba KOP Karegeya Omar Pano, twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe mu buzima muri uku kwezi kwa munani turagenda tugana mbere w'umwaka. Nizera ko umuganura wagenze neza, ibiganiro tugenda tubagezaho ko mubyakira mu buryo butandukanye, mu buryo bunyuranye, ko mubyakira. Hari n'ababa bifuza ko biba byinshi ariko ntabwo biba byose, umuntu agenda uko ubushobozi buhari nuko ikirere giteye, reka byite gutyo. Imana rero Umuremyi wa byose dufasha kuramba no kuramuka, tukabasha kugera kuri ibyo biganiro nabyo bitakirwa kimwe. Ariyo mpamvu nyine natwe mu kubikora tugenda tugira uko tugenda. Reka mpere ku rugero. Mwabonye ikiganiro twakoze ku mwana warenganye wahimbiwe icyaha mu karere ka Nyanza. Abantu benshi bafite uko babibonye amakomanteri. Rero icyo dukora ntabwo duhimba amakuru, resume ko yari aniyiziye, ariko nayo twahawe twemerewe kuyatangaza, tugategereza ikizaba. Nubwo bamwe bagitaramanye bati bimeze gutya na gutya, buriya nta ruraba. Kuri Nyanza ndabamenyesha ko rwose hari andi maseri azaza. Icyo tutakora ni ukwiyegeranya, ariko andi maseri. Seri nababwira ijyanye na kiriya kiganiro cy'uriya mwana, uriya Ngabonziza Denis wakatiwe icyaha yakoze, kandi we yari Iwawa, kandi ab'iwawa bambwiye ko bari bamufite koko. Nta n'ubu ntabwo twigeze dukomoza ku kintu cy'uko cyatumye ahimbirwa ibyaha. Ikiganiro cye kirangira twamubajije icyo akeka, asubiza mu ijambo ritoya duhita dusoza ikiganiro ko bashakaga ko hari abo mu muryango we bafitanye ibibazo n'abamuhimbira ibyaha, noneho bagashaka kubabaza umuryango. Rero tuzakigeraho. Abagize umuryango we babanye bate n'uriya muyobozi. Ikindi ni uko uriya muyobozi uvugwa muri dosiye ya Ngabonziza Denis, ntabwo abari i Nyanza baravuga ko batamuheruka mu kazi, ariko ashobora kuba ari muri konje, nagaruka tuzareba uko twakora ibindi biganiro. Akarere ka Nyanza rero ni akarere kuba kagira amakuru akatugeraho, n'utundi turere tumenye ko azatugeraho tuzayakora. Ntabwo tuzagendera ngo iwacu turahazi tuziranye n'abaho. Rwose Nyanza ntacyo dupfa nayo. Nyanza ibamo abantu benshi banyuranye b'inshuti b'abavandimwe. Nyanza ni ahantu nakuye diplome ya humanité, abo twabanyeyo muri 1994 barabizi benshi, kandi aho bari hose. Nyanza ni n'abana banjye babiri niho bazakora diplome, urumva ko dufitanye igihango na Nyanza. Nyanza irimo abayobozi bamwe bafite abadamu twiganye, abafite abadamu b'inshuti, bamwe abagitifu b'inshuti zanjye, harimo n'abayobozi bafite ababyeyi tuziranye. Benshi rero bagenda baca iruhande bati ariko Nyanza jya ugerageza.
harimo n'abafite abavandimwe tuziranye cyangwa b'inshuti cyangwa abo bashakanye, ntacyo mpfa na Nyanza. Nanababwiye ko aribo bandodera, usibye ko iyi shati yo atari iyabo ariko badoda neza. Donc Nyanza tubanye neza, ariko nanone ibi twabigiyemo kugira ngo tugire icyo dufasha sosiyete, nta kindi. Rero ntabwo twabireka ngo ni uko bivugwa ahantu. Uturere 30 tw'u Rwanda twose urebye nta na kamwe wasanga tudafite aho duhurira, byagorana, si twose. Ariko ako ntavukamo wasanga ngatuyemo cyangwa nkubakamo nkafitemo imitungo, cyangwa narakabayemo cyangwa naragashatsemo, cyangwa karashatswemo na mukuru wanjye, cyangwa donc u Rwanda ni ruto cyane, abanyarwanda bose baraziranye. Tugiye muri ibyo ntabwo twakora, twitaye kuvuga ngo bavuze batya, ntabwo twakora. Icyiza rero ni uko twemera inzego z'igihugu zinyuranye, ariko twemera ko zibamo abantu nabo banyuranye. Niyo mahirwe inzego zibamo abantu abeza cyane, b'indashyikirwa, abeza biringaniye, abatari beza, abakorera ku marangamutima yabo ku giti cyabo cyangwa y'imiryango yabo, abafite amateka baba bashaka guhishahisha, abahanga, abashishoza, abanyakuri. Ibyo byiciro byose birahari. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe abantu baba bibaza ngo kuki runaka yakoze gutya, bimeze gutya. Inzego nicyo zibereyeho, zirashishoza zigashyira ku murongo. Ariko Nyanza, mwaba inshuti zanjye mutaba inshuti zanjye, Nyanza ikibazo. Buriya reka mfate urugero. Akarere DPC na meya bakorera dega umunsi umwe. Ngira ngo murabyibuka 2024 igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, ku rwibutso niho byahagaragariye ko meya yazanye n'umugore utamenyerewe, atari we w'isezerano. Ni naho hafashwe DPC Musonera Eugene, habaye dega yuko batamuhereje indabyo kubera uko navuga ibyo bamukekagaho. Ndanisegura kuko ubu umwaka umaze kurenga, ari uwo DPC Musonera, inzego zimushinzwe ntabwo ziratubwira ngo ari gukurikiranwa n'inkiko cyangwa se yasubijwe mu kazi cyangwa se ntacyo tuzi. Ariko mwibaza akarere DPC na meya bakorera ibi bintu bikavuga kuri meya na DPC umunsi umwe. Iyi Nyanza tuvuga kuri uno munsi muri ACV 7 iza mu turere 4 twa nyuma. Hanyuma mbere tuvuga ku makuru twari dufite ku bya meya Ntazinda wakuweho utarasimbuzwa, twavuzemo byinshi cyane twagiye tubwirwa. Ay'amabuye y'agaciro harimo umupasiteri, ngibyo ubucuruzi bw'imyaka burimo uriya mwitari bari sinibuka izina rye, ngaho imbaho, ngaho amakawa, ngaho iki. Ongera no kuvuga ku makuru twari dufite yuko higeze kuba fundraising yo kuvuza umwana w'umwe mu bakozi b'akarere. Bamwe mu bari muri iyo nama yo kubyanzura, bamwe batangira gutekereza ko bibaza isano uwo mwana afitanye na meya. Ibyo bintu rero ni byinshi. Burya n'umuntu nujya gukora, abantu bashinzwe gukora isuzuma ry'uturere bakabaye bagenda, nubwo haba hari ibyo usuzuma agenderaho, ariko hari ibimenyetso bishobora kukwereka ngo aka karere karaza aha ngaha byanze bikunze. Ugiye gusuzuma akarere wenda niba ari imihigo yo kwiga, ariko ugasanga ni akarere karimo ibitavugwa neza ku bayobozi bakuru, iyo harimo DPC hakabamo DCI hakabamo meya cyangwa visi meya, ni kimwe. Iyo
urebye ukabanza ukibaza uti se harya urwego rw'umuvunyi ruvugaho iki? Ibibazo biri muri kano karere babivuzeho iki? Statistique yagashyize ku mwanya wa kangahe? Transparency iyo igezeyo bigenda bite? Donc ibyo bishobora kuafegita n'ibindi, kuko ikigaragara ni uko rimwe na rimwe abayobozi iyo bahugiye mu bindi hari umwanya utakara bakabaye bakoreshereza abaturage bimwe bigapfa, cyangwa se barusahurira mu nduru bagaprofita ko abayobozi barangariye mu bindi. So rero ntabwo akarere ibyo uko statistique yabizanye niko twabitekerezaga. Rusizi twayivuze igihe kinini, nayo iri muri utwo turere dutanu twa nyuma, na Nyanza irimo kugira ngo Gakane ni Nyamagabe nayo mwarabyumvise nubwo ntarabikoraho neza ngo mbivuge, ariko ibivugwa mu karere bishobora kwafegita imiyoborere. Kugira ngo ukore isuzuma ukabanza ukumva umwuka uvugwa muri ako karere, bishobora kuguha isura y'uko gashobora kuza kagaragara. Nyanza rero mufite byinshi pe, mufite byinshi. Umunyamategeko w'akarere ka Nyanza twaribonaniye, umugore mwiza ari kumwe n'uwa Gisagara. Hari undi mudamu nawe twahuye twiganye ufite umugabo mu buyobozi bw'akarere ka Nyanza, ambwira ati ariko wagabanyije kutuvuga. Hari undi mubyeyi nawe ufite umwana wabaye mu buyobozi bwa Nyanza nyuma akajya ahandi, ambwira ati ariko Nyanza no. Ntabwo Nyanza ariyo ifite ibibazo byinshi, ariko wenda niyo ifite abatuma bimenyekana. Hari abandi babasha kubizinzika, ariko yabaye crise igaturika aba ari ikibazo. Ubwo rero igice cya kabiri kizaza, tuzashaka igice cya kabiri kiza kuri kesi ya Ngabonziza Denis, ni ukumenya, ni ukujya mu mizi icyo abamuhimbiye ibyaha bamuhora. Ni kimwe, ariko n'ubu ngubu nibyo mba mvuga, iyi kesi rero reka nyivugira aha ngaha nubwo nyirayo yemeye kuzaza kuyivugira. Ubwo nasanga ninyivuga akayimenya cyangwa akabona bitamuha umutekano, azabyihorera kuza cyangwa azaza yivugire. Ariko maze gusohora cya kiganiro yaranyandikiye, arambwira ati nakurikiranye ikiganiro wakoze ku muganura n'umusore wahohotewe na DCI Nyanza, biriya uriya musore yavuze by'iterabwoba uriya mugabo yabikoraga mu kazi kabisa. Ati mfite urugero rwanjye na DPC na meya uko ari batatu bigeze gushaka kunyica, iyo hataba igisirikare n'ubutabera ubu imva yanjye yari kuba yaramezeho ibyatsi. Aho ndebera, ubu ni ubutumwa nabonye nyuma y'uko maze gukora ikiganiro kuri uriya mwana wahimbiwe, kuri uriya mwana waburanishijwe ari Iwawa ku cyaha yakoze nabwo ari Iwawa, ariko bakandika ko uyu ni uwanyandikiye nyuma y'icyo kiganiro. Ngira ngo aha hari ku itariki ku wa mbere wa kino cyumweru. Arambwira ati bashatse no kunyica, yemeye kuzaza azabyivugira. Avugamo DPC, meya, ko byabaye ku itariki 12 z'ukwa gatatu 2022. Ati nanjye hari inshingano nari mfite mu karere, noneho ngira amabanga, ariko hari amabanga yabo baketse ko nari nzi yarimo ubugome, ubusambanyi n'ubujura bakoraga no kurenganya, bashaka kunyica. Imana iragoboka, banteye ubushomeri uko ari batatu. Arambwira ati bashatse kunyica bakoresheje imodoka y'umuntu, uwo muntu niwe wandabuye, bari bapanze ko imodoka imugonga. Ndamubaza se numvaga barashakaga, numvaga bashaka gukubita muri office. Njyewe nafatiweho igikangisho, baraniga umuhogo benda kuwuturitsa. Ati nakoreraga mu rwego rw'umurenge batuyemo, kandi ibyabo byose
byajya hanze bagakeka ko mbatanga. Urukiko rwangiza umwere, aka kantu mukumve neza, ati uyu muntu aravuga ngo urukiko rwangiza umwere mvugana n'umunyamategeko wanjye ndahunga. Umuyobozi abayobozi baravuga ngo urukiko ruramurekuye ngo rumuhe n'uburinzi, urukiko ruramurekuye rumuhe n'uburinzi kuko hari icyo batazamukiza. Ati ngewe nahunze nk'umuntu, inzego zishinzwe umurimo narazimenyesheje, intara ndayimenyesha. Hanyuma ubwo ndamusaba ko tuzabonana tukagirana ikiganiro, arambwira ati ngewe ndi tayari kuko ibyo mvuga mbifitiye ibimenyetso kandi nongere ngushimire, ntangiye kugaragara mu ruhame vuba kuko bari banyibasiye. Gusa abasirikare n'abacamanza bahoraga bambwira bati tuza, ikibazo cyawe turakizi, ariko nta bundi burinzi nari mfite kuko bashakaga kunyica bakoresheje impanuka nkapfa bisanzwe, bari babiteguye. Sinzi niba ashaka kumenya niba twavugana. Ndamubaza nti ese gihamya yuko bagombaga kukwicisha impanuka ni iyihe? Ati mfite uwo bahaye diru, uwo bari babishinze uhari, wanabanenze kandi ntabwo ari umuntu uteranya cyangwa ukwirakwiza ibihuha kuko asanganwe ukuri muri sosiyete. Ikindi, ubwo narekurwaga banjyanye mu karere mu kumba nimugoroba, abakozi bose batashye, barambwira ngo nandike ibyo banyandikishaga, bijya kumera nk'ibya wa muhungu. DPC arambwira ngo nubwo warekuwe ntiwigire igitangaza, ni ibisanzwe kuko n'umuntu yakwicisha imodoka cyangwa ikindi ngo aha nta rukiko ruhari ngo sinya kuri ibyo bipapuro, niba uzi ubwenge ndanga, bazana n'ibindi bikangisho ndabyanga. Hari abadaso bari kuri gate y'akarere, baracyari mu kazi nabo barabizi. Ikindi, akarere kagira kamera, umuntu abatunguye imaje zaboneka batarakuramo historique, kugira ngo ibingibi imaje zo muri 2022. Good, ubu ni ubutumwa bw'umuntu ku giti cye. Ngewe rero nk'uwiyemeje kurasanira kuri runo ruhembe, buriya niko abantu igihugu cyose intore zirimo buri wese afite uruhembe akaba yarasaniraho. Nemeranya n'umutimanama wanjye ko igihe amakuru anyizaniye afite icyo yamarira abantu ngomba kuyatangaza, nuko simba nyahimbye. Ngaho nimunyumvire, akarere Banyenyanza muba mumbwira ngo rwose sinkabavuge sinkagire gute, ibintu biravuga kuri DPC, bikavuga kuri DCI, bikavuga kuri meya, ubwo muragira ngo Karegeya yakora iki? Hanyuma byarangira ubwo raporo ya ACV abashyira kuri ntawe nubwo byari gutangaza akarere kameze gutya kugira ngo kabe kazi imbere, kuko ikigaragara nuko abayobozi bahugiye mu bindi bidafite aho bihuriye no guteza imbere abaturage. Simvuze ngo abantu bakora amasaha yose, ariko burya niyo uruhutse ukajya ku mazi, ukajya kuri Muhazi, ukajya ku Kivu utekanye, nabwo uri gutekerereza akarere, gutekereza akazi uzakora ejo akejo bundi. Nanjye niyo ngenda kuri moto burya mbapanga ikiganiro, ariko niba uri mu bindi bidafite aho bihuriye, rimwe na rimwe byanangiza akazi kawe, kiba ari ikibazo. Ubu Nyanza isa naho yabaye isibaniro, donc abantu nk'uko Rutsiro yigeze kuba mu myaka ishize, nk'uko Rusizi yari imeze mu minsi ishize, na Nyanza urujya n'uruza rw'abantu gushaka amakuru. Ese koko ibyatambutse kuri KOP bihuriye he n'ukuri? Ndabizi neza ko harimo ibinyoma sinarara, ibyo rwose niba uyu mugabo ari mu kazi it's okay, ariko
Okay, uyu dipisi uvugwa niba ari uwitwa Nkurunziza, niba ari we ugihari simbizi. Yewe iyo utarambuka uruzi wirinda gutuka ingona. Niba ari we ukiri mu kazi, ariko mu byo nababwiye tukivuga ku kibazo cya meya wa Nyanza, ku bijyanye n'amakamyo yari apakiye imbaho, ikamyo imwe cyangwa ebyiri zigeze gufatwa zipakiye imbaho mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa zabajwe mu ishyamba rya leta. Bivugwa ko ayo makamyo yamaze iminsi mikeya nyuma akaburirwa irengero. Bikavuga ko ari umudipisi waba yarabizize, niko navuga, agahindurwa cyangwa se agahamagazwa. Uwo ni umwe. Ubwo kandi ubwo n'uwa nyuma ya Eugene Musonera cyangwa mbere ye. Hanyuma hari n'uyu uri kuvugwa witwa Nkurunziza, sinzi niba ari we ugihari. Hari yewe ikijyanye n'ayo makamyo, n'ubu hari ibyo numva bavuga by'amakamyo, imodoka zafatanywe, zaketsweho ko zipakiye amabuye y'agaciro, nazo zirafatwa, ariko nyuma baza gusanga ngo ari kariyeri. Kariyeri ubwo ni rya taka bamena mu muhanda. Ese niba waripakira ukarirengana akarere urijyanye he? Hari aho ritaba? Mujye mureka twisekere. Niko imodoka ipakiye kariyeri bayifatira iki? Cyokora hariyo nigeze kubona muri corona ku murenge wa Gahanga bari bafashe, ariko bari bayifatiye ko umuntu yari yapatanye umuhanda agomba kumenamo garaviye, noneho akitwikira ijoro agapakira itaka. Icyo gihe iyo modoka niyo nabonye bafashe kubera ipakiye itaka. Ubundi itaka birirwa bashaka aho bamena, wowe uri kurivana mu karere urijyana mu kandi. Byose tuzagenda tumenya aho bigana, ariko ikiriho ndashaka kubabwira rwose Banyenyanza, ntacyo dupfa, ibiriho biravugwa. Ibintu rero niba meya avugwaho ibitameze neza, dipisi akavugwaho ibitameze neza, DCI akavuga ibitameze neza, abantu batatu mu karere katera imbere gute? Ntambeshye, ntabwo byakunda. So kubivuga si ukugira ngo ni nko kuburira n'abo mu tundi, kugira ngo nibura nabo bajye bamenya iyo hajemo uruntu mu bayobozi bari mu nyungu zindi, byanze bikunze ikibazo kiraba. Usibye ngo nta detaye ntanze ku bijyanye n'amabuye yo muri Nyagisozi, avugamo umuntu w'umupasiteri aho udafite ibyangombwa ngo yahawe n'akarere. Detaye nzazibona, ariko mu byumve nta kibazo mfitanye na Nyanza, si ukwisegura. N'akandi karere kaba kameze gatyo, amakuru nituyabona tuzayatangaza, kandi bifasha abantu gukosora ibindi. Ubundi mu karere havugwamo utuntu, amatsinda iri n'iri, ugasanga ni shene, ngaho mu mata, ngaho mu makawa, ngaho mu gucuruza imyaka, ngaho mu mabuye, ngaho mu mbaho. Josephine Ruma, akazi kakorwa ryari? Shima abakikarimo bagerageza gukora neza, ariko nashobora kumva ikiganiro bakagira ibyo bakosora. Njye ntabwo ndi kumva vraiment nyuma ya dega ya 2024 kuri meya na DPC, ntabwo DCI yagombaga kuba icyambere, ntabwo ari kuba ari umwere kuri ibyo bintu. N'ibyo bindi bivugwa, ibyo byose bivugwa mu karere, ntabwo hari inzego navuga ngo zifitemo uruhare, nakwita ngo role de non action, kuba ntacyo wakoze. Biraba mu karere urimo, ufite ibyo ushinzwe ariko ntacyo ukoze. Ntabwo amategeko ahanira, sinzi niba amategeko ahanira kutagira icyo ukora, kuko nta kimenyetso cy'uko kuba utabikoze wari ubizi, ariko nanone rimwe kabiri gatatu kane, wapi. Ntabwo ari Nyanza yonyine, hari n'utundi turere ugenda ubibonamo. Burya nimwumva akarere ngo Gitifu aravugwaho ibi, yafunzwe, araburana, aragira gute, ibyanze bikunze aba ari systeme
yose bishobora kubamo ikibazo. Abantu bari busy, bari mu bitajyanye n'akazi, harimo abari gucuruza ibimasa, harimo abari gutanga amasambu ya leta. Iyo ibyo bintu byatutumbye ahantu, witege ku rutonde statistique niza izagashyira inyuma, cyangwa umuvunyi asangaho ibibazo byinshi, cyangwa umukuru w'igihugu nagerayo yakirizwa ibibazo byinshi, cyangwa uzasanga kubera uko kurangara uzasanga wenda hariyo abana bata ishuri, abangavu baterwa inda, kubera ko nta concentration ihari yo kugira ngo ibyo bintu byitabweho. Ibiba bisigaye twebwe ni ukuvuga akazi ntigashobora kugenda neza, uri umukozi, uri responsable, ukuriye abandi bakozi, umukozi akakubwira ko arwaye, ukavuga ngo ni bya bindi abagore birwaza, kugeza aho yatakaza urugingo, ukavuga ngo uri ku kazi. Ese wowe bikubayeho cyangwa bikaba ku muvandimwe wawe? Abantu rero byanze bikunze birigaragaza, ni nk'inkorora, kuko iyo abayobozi barangaye bahugiye mu bindi bihita byigaragaza mu yindi mirimo. Ntabwo ari direct, ntushobora guhita ubikonegita, ariko uravuga ngo aba bantu bararangaye. Ubwa mbere kananga urugero Rubavu murabyibuka ku gihe cya Kambogo ko byatangiriye i Kayonza, bavuga ko yananiwe kwishyura fagitire yamazeho igihe nubwo bivuga ko yagiye kuvaho kwe byajyanye n'ibiza bya Sebeya, ariko byari byatangiye i Kayonza muri Silent Hotel, ngo meya yananiwe kwishyura fagitire y'ibihumbi siribuka. Urumva nuko byari byatangiye. Rutsiro bajya kubentura bose, gitifu w'akarere amaze yabanje kuvamo abandi bose bakagenda, byari byatangiye gutyo mu manza, bimwe mu nkiko, ibindi minaroke, ibyo byose nuko biba byatangiye. Ubuse bari hehe? Karongi, Nyamasheke, Rusizi, abantu bashwanira mu kabari n'ahandi. Ubwo aho tutavuze nuko bikikarumye, Rwamagana bakomerezaho, Gicumbi nababwira iki, n'ahandi. Ariko please, ngewe nta karere ntabonamo ntafite umuvandimwe ku Rwanda, nta n'umunyarwanda udafite abavandimwe mu turere twose. Ugiye muri ibyo ntiwakora, ntacyo Nyanza nta kintu dupfa, ariko ni amaseri. Ubwo nibagiwe na kesi ya Claire, ikibazo cy'umuhanda, ujya kuri convention ye yiyubakiye, ari uwo bamuporopoza, hari n'uwo ngo bamuhaye abaturage baranga, ari nawe uwashaka guhuza abo bantu. Ubundi hari ubushake, inzira zose zanyurwamo, imwe yananirana tukajya ku yindi, indi yananirana tukajya ku yindi. Ariko iyo nta mwanya utekereza inzira imwe, yananirana uti birarangiye. Oya, ibintu byose bishobora kuba byakorwa kugira ngo ibintu bijye mu buryo. Ntabwo sishaka ko kino kiganiro gitinda cyane, byari ukubateguza no kwisegura ku Banyanyanza kuko nta kibazo bafitanye nabo, ariko amakuru arizana. Wenda n'abafite amakuru y'uyu muyobozi niba ari mu kazi nkaba nibeshye, nabo bazabitubwira. Hari n'abandi tuza kubonana bakampa andi makuru, ariko nk'uyu yanyandikiye atanzi, ariko yarebye ikiganiro akavuga ati uwo mwana si we wenyine warenganye, dore uko byagenze, kugera aho bapanga umuntu ngo aze kugonga undi, kugera aho abantu babwira umuntu ngo urukiko rurakurekure ariko ntiruguhe uburinzi. Aho mu nyumvire, ubwo akarere kaba karimo abantu bo kuri ruriya rwego bameze batyo, kagatera imbere, karakeye biraba. Umuturage yajyaga ambwira ati imbwa yahiye ku murizo iti burakeye bahabone. Ntabwo abantu bo muri latete bo hejuru ku rwego runaka baba bakora kuriya, akarere gatera imbere, niyo mpamvu kaje inyuma. Ibyo byose rero mana yanjye we, sinzi urumva ko biracyaza. Ubwo ni ukuvuga ngo mu kiganiro cy'ubutaha uyu muntu wanyandikiye naboneka azaza kuri kamera abyivugire,
ariko nanjye ubwo hari ibyo nagiye ngororamo mu byo mvuze, hanyuma nzaba maze kumenya amakuru niba uyu muntu akiri mu kazi, uyu mugabo uvugwamo uyu mukuru wa RIB muri Nyanza niba akiri mu kazi, tuzamenya ibikurikira, hanyuma tujye muri detaye y'icyo apfa n'uriya mwana wahimbiwe ibyaha, uriya Ngabonziza Denis, tujye muri detaye uwo muvandimwe tumenye ibye, ariko nawe tumushakira ntuza. Abari i Nyanza mutubwire Rutemikirere iherutse kuhaza icyari kiyizanye yari monde, yatashye monde, ibyayo makamyo makamyo y'amabuye apakiye laterite, muri laterite cyangwa kariyeri itaka hagafatwa akekwaho ko ari amabuye y'agaciro apakiye. Ibyo byose ariko byose tuzagenda tubireba. So abanyenyanza rero ntacyo dupfa, turabazi, muzi kudoda, muri abasirimu, mufite amashuri meza y'abahanga, abantu bize i Nyanza bo ni benshi cyane kandi bakomeye muri kino gihugu. Nanjye nubwo nakomeye ndimo diplome ya Kristo Roi, ariko ntacyo dupfa, ntago bituma buri karere kaba gafite ubudasa bwako, na Rubavu bayisohokeramo kenshi, ntago byaba bivuze kuba ari heza abantu bahasohokera ntibivuze ko akarere ka Rubavu katavugwa. Buri karere gafite umwihariko, ariko icyo tuvuga, ibyo dukora ni ukugira ngo twerekane, dutunge agatoki, ibikosoka bikosoke, kandi bijye hanze, n'uwahirahiraga kuba yakora gutyo abireke, kugira ngo nibura akore inshingano neza, ibyo bamushinze abikore neza, noneho ateze abaturage imbere. So muri make ntabwo mbatindira, abyumvise ko kiriya kiganiro cyateje ibintu simbizi, ariko rwose abadutega iminsi bwo ntababwira iki, iyo tumaze niyo myinshi cyane, kandi ntabwo twabayeho ku bwanyu. Imana niyo nkuru, inzego zirahari, iby'ubwoba, ibyo gutera ubwoba mubigabanye mbere yo kubanza kureba, usibye kureba ngo cyakozwe na Karegeya, wize ibi, washatse aha, wize aha, wavukiye aha, banza urebe harimo ukuri cyangwa uriya mwana ni jye namubyaye, ibipapuro by'iwawa ni jye nabyanditse, urubanza ni jye ariko raporo y'akagari isinywe na daso, isinywe na sedo, akitwa bakamwitira kuba gitifu w'akagari, ni jye nayikoze, mperuka i Nyanza. Mbere yo kugira ngo watake abantu bivanemo ibintu byo kuba subjectif, abe objectif, ugamije iki? Washatse ukuri kw'ibyo bintu ko ufite ubushobozi. Herwe ngira nuko ngewe sinjya mbijyamo, abantu bose nkoraho ibiganiro ntago mba ngamije abantu, bangamije imikorere yabo n'ibyo bashinzwe. Narababwiye no ku bibazo Meya Ntazinda yahuye nabyo, twaraganiraga, ntabwo narebaga Ntazinda, narebaga Meya n'abandi. Mbere rero kugira ngo ugire ibyo unenga ku kiganiro, menya ngo kirimo ukuri, cyangwa se umunyamakuru yanyereye yabivuze nabi, ariko kubihimba byo ntibibaho hano. Oya, igishoboka ni uko badaduha ari amahimbano cyangwa agoretse, ariko twebwe ntabwo tuyahimba. Nyanza mpanyura ngenda, nta nubwo nkunda kuhatinda, maze nk'imyaka myinshi nta nijoro mparara, ariko ibihari imirenge ingahe 10, iyo mikorere abantu baragenda bakajya mu bindi kugira ngo ntibizamenyekana, ariko abaturage ntabwo bishoboka. Ntabwo wahemukira, ntabwo warenganya abaturage 3 mu mwaka ngo umare imyaka 5 bazaba babaye 15, muri 15 bose ntibazaceceka, ntabwo bazaceceka. Nk'uyu mugabo uyu bavuga uvuga muri dosiye ya Ngabonziza, uyu wa RIB, harimo n'abayobozi bakwibwira ati natwe byagenze gutya. Abamushinzwe bazatubwira uko bimeze, ariko
ikigaragara cyo ikigaragara cyo ntabwo akarere ibiba muri Nyanza hari inzego zabazwa kutagira icyo zikora kandi ziri mu karere. Niba agize atya, wowe ushinzwe umutekano wakabaye ukora ute? Cyangwa se niduhishirane? Ariko buri wese ari mu ngamba ze, ntabwo byakagombye kumenyekana, ntabwo byakabaye ari ibimenyekanira mu itangazamakuru, byakabaye bimenyekanira mu kazi, bigakumira icyaha kitari wa mugani wa polisi. Rero niba byageze hanze rwose KOP igatangaza, please mwireba Karegeya, nimurebe akarere, nimurebe Nyanza, nimurishaka abandi bakozi babaha andi makuru n'ibindi, aho kugira ngo n'ejo bundi hari andi azaza hano, hari andi azaza asanga nayo nzayatangaza. Mbere yo kureba njyewe rero, jya kureba aho bibera. Ntabwo mpimba amakuru please, ntabwo mpimba amakuru. Hari n'ibindi cy'abakamyi, abarimu, Rwabicuma, Busoro, Muhira. Rero ngayo nguko bakunzi ba KOP, abanyenyanza ntacyo mpfa nabo habe namba. Nicyo urashaka kuvuga, nabo benshi bo baranabizirega. Ikibazo nuko bivugwa n'abandi biruhande. Bo iyo duhuye turaganira, bakavuga ati nyaburika nujya ugera kuri Nyanza jya ugerageza, ariko ntacyo mpimba. Kwa Karere nigiriyeyo, umuhanda ndawubura. Uriya mwana wari Iwawa, bakamuhimbira icyaha kugeza akatiwe imyaka 3, yaranyizaniye. Ntabwo namubyaye, sinjye namuvanye Iwawa. Ibindi biranyizanira, n'ubu hari undi turabonana mu kanya rambi ibindi. Uyu wanyandikiye, uyu bari bagiye kugongesha imodoka, yaranyandikiye. Ntabwo yashatse nimero zanjye, ntabwo ari njye nagiye kumushaka. Ahubwo niba mukurikirane mumenye ngo ubundi byagenze bite. Rero tugira ibyago cyangwa se amahirwe, tuba tubwira abo tutazi mu byiciro byose murimo. Abakurikira KOP mu byiciro byose murimo turabubaha, ari abakunzi, ari abakwenyi, ari abunganizi, ari abajyanama, mwese ibyo byiciro murimo byose turabubaha, kuko ntitubazi. Tuvuga tutazi ngo bizagera hehe. Turabubaha mu byiciro byanyu, ariko ntabwo tuzahagarika gukora kubera ko hano bavuze batya, hano bavuze batya. By the way, hari aho bavuga bakaba bavuze, hari aho bavuga Tonei nanga avuze ngo mu ndimi maniere sinibuka radical, voilà. Hari aho bavuga de façon radicale, hari n'abavuga ngo bari kuganira muri jaride. So mwese ibyo byiciro mwese turabubaha, kandi abazadukenera nk'uko bisanzwe iteka tuzabitaba, tuganire. Nyuma ubwo la loi de la jungle iza intervene, ariko habanje ibiganiro. Niko mbizi ko hano niko bigenda. Ntabwo bivuze ibiganiro birabanza, ariko ntibivanaho ko ufite imbaraga anesha utazifite. Turiteguye, mwakagira Imana n'amafaranga.